match dukurikizaho ni ya Rayon nyuma ya kano karuhuko ka equipe nationale Rayon Sport rwose abantu bacu bihuye mbibabwire n'abareba turashaka ko Rayon Sport tuyiha ibyayo maze ubundi tukiyunga namwe. Mukuru uyu mwaka biragaragara ko izarangiza ari ya kabiri. Okay. Kuko wenda kuvuga igikombe hari igihe ushobora kuvuga igikombe bikaba ibindi ariko byibura biragaragara mu mibare ishoboka umwanya wa kabiri urashoboka kubera iki Rayon Sport ni igiye gukurikira ihuye si byejo bya derby byo simbyitaho Rayon Sport irazihuye le 30 Rayon Sport ntago ishobora kwatsindira ibyo byo nabo barabizi Rayon Sport nayo irabizi ukurikije resultat zayo muri iyi minsi of course bameze neza ariko unakurikije umukinnyi ku wundi ugakompara umukinnyi ku wundi Mukura na Rayon Sport ntago Rayon Sport yakagombye gutsinda Mukura inayitsinze kwa bwaba ari ubujura ni nkuko ushobora kugenda ugatira yabibye amanota so Mukura Rayon Sport ni itakariza Butare ubwo natatu wayabona natatu yo hari yari hariye n'umureyo bayakorera hakiri kare ariko yamukura yo bayihorera turetse dukurikizaho Muhazi ni Ingoma ni ekipe iri igoye kuko itozwa n'umutoza wahoze n'umutoza w'ihuye Ruremesha umutoza w'ihuye ni legend wacu ajya agorana cyane ariko Muhazi ntago nkeka ko kuva yanazamuka itari yatsinda Mukura Muhazi ari amanota nayo rwose arashoboka 90%. Nyuma ya Muhazi mu rugo ni Rwamagana nyine ubu ngubu turimo turavuga Muhazi yari yaruremesha nayo turimo turavuga Muhazi yaruremesha iri buze kwihangana dufite Kiyovu Sport turacyafite AS Kigali turacyafite Gasogi urumva Gasogi yo ntago ishobora Mukura turacyafite Gorira nuguvuga ngo urebye mu manota asigaye ya Mukura nta match ubona ushobora kuvuga ngo iyi match Mukura ishobora kwitakaza kandi twebwe turasaba gukora ibyacu turakora ibyacu byose bishoboka kuri tapi veri yacu birahinduka ishampiyona irakomeye cyane harimo impinduka zikomeye uraza nkanga kuri Etincelle ikagutsinda ushobora no kugenda n'indi ikagutsinda ariko hari match ziba uvuga uti rwose amanota ndafite amanota ya Rayon Sport turayafite rwose amanota ya AS Kigali amanota ya Kiyovu nk'ayo ma equipe yo rwose atuze usibye zo eshatu vuze hari izindi eshatu gendebye hano match mbona ko Etincelle wenda nubwo yakinnye ariko hajemo na gishuti niko nabyita nta gishuti nta analize yanjye nabonye nta gishuti kuko Etincelle suku sanzwe nzimukura oya Etincelle urumva ni nka ya karitiri mu busa ikubita ku muntu agapfa urumva ruhango nuvuga ni igare ridafite n'umunyonzi rizereka kugonga ugapfa ni bisanzwe nyine umunsi yo wageze uragira na setara ugapfa ntago Etincelle yakagombye kudutsinda rwose ntago akagombye kudutsinda nyine na amahirwe make yabaye mu mupira bagira amahirwe babona igitego mu minota ya mbere bahita banabona penalty mu masegonda make yako kanya so na amahirwe bagize ariko ntago ubundi Etincelle yakagombye gutsinda Mukura message ku banyehuye basa nk'abacitse intege mu rugo ubona ko mu rugo ntibari kuhabonera ibyishimo bigatuma bataza ku kibuga kuri Rayon Sport murabwira iki ihuye amateka yagiye kongera kwikubita turagera ngo twuzuze iriya stade twatsindirereye nkeka ko gutsinda Rayon ari byo byishimo bisesuye waha umuturage wihuye uyu munsi kubera ko Rayon Sport yaratubabaje uyu mwaka yatsinze ibitego bibi urabyibuka ntabwo mvuze ko batwibye ariko rwose imisifurire hari ukuntu yari imeze ukuntu baratugoye cyane no kwinjiza imodoka muri stade cyari kibazo mbega match ya Rayon Sport bye n'ibindi nubwo ari abaturanyi b'Inyanza ariko bavuye iwabo nabo barabizi tugomba guha ibyishimo rero abantu bihuye guhera tariki 30 turaba dufite umuterankunga mushya turonshinga urumva ni ibintu bishya bagiye kubona batigeze babona kuri iriya match nyuma y'iriya match
ibindi byose bizaba ubuzima buragaruka buzahita bugaruka kuko ni match yo kwiyunga n'abaturage bacu, ni match yo kwirunga n'abafana bacu, kandi ni match yo kwishima. Reka kari match yacu. urugendo rwiza nubwo rutoroshye Rubavu urugendo rugoye ni urugendo rugoye, ariko felicitation ku bantu b'i Rubavu, felicitation kuri Etincelle abihuye nyine nta kundi, ariko match dukurikizaho ni ya Rayon nyuma ya kano karuhuko ka equipe nationale. Rayon Sport rwose abantu bacu bihuye mbibabwire n'abareba, turashaka ko Rayon Sport tuyiha ibyayo maze ubundi tukiyunga namwe. Akoze cyane.